Ineza y'Imana, igitondo cyiza kuri mwese kandi mbifurije umugisha uhoraho uva kuri Nyagasani Imana yacu. Buri wese aho yerekeje amaboko, Imana ivube y'imvura y'umugisha, muhahe muronke, kandi mbifurije kugira amarangamutima meza muri byose kuko adufasha kugira uruhare runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amarangamutima meza, intekerezo nziza, buri munsi zikuranga aho uri hose. Murakoze cyane. Tubanje kubashimira uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo, mukomeje kutugaragariza mudushyigikira kuri iyi cano yanyu igamije kugira amarangamutima meza. Imana ibahe umugisha. Turabishimiye cyane kandi turabakunda. Muri kumwe na Ndayisaba Emerance. Twakibaza ngo ese muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi duhura nabwo, ko duhura n'ibibazo, turahangayika, tugira ibyago, duhura n'abaduca intege mu buzima bwa buri munsi, ugasanga ntabwo bimeze neza, ugasanga hari ibyatubayeho mu buzima bw'ahashize bityo tugiraho ingaruka n'uyu munsi. Ese twakibaza ngo hari umuntu tugira w'inkoramutima, hari umuntu tubasha gufungukira ibiri ku mutima wacu tukabasha kumubwira uko tumeze, tukabasha kuruhuka. Twakongera tukibaza se ngo hari uruhare byagira kuba byadufasha kuruhuka, kuba bya bindi byari bitubabaje, kuba twari dufite wa munaniro ukabije, kuba twari dufite ka gahinda gakabije, igihe twabonye umuntu twabashije kubwira uko twiyumva n'uko tumeze n'uko dutekereza, byaba hari uruhare runini bigira mu kudufasha kuba twaruhuka ku mutima. Murakoze. Ikindi twakibaza ngo se ko hari abahanga mu mitekerereze benshi, haba hari abagiye babitangaho ibitekerezo, haba hari ababivuzeho bakabigiraho uruhare. Murakoze. Uyu munsi wa none rero reka turebe umuhanga umwe mu mitekerereze bita Sigmund Freud. Hagati mu 1800 no mu 1900 hari icyo yabivuzeho, kuko ni umwe mu bahanga mu mitekerereze ya muntu wagize uruhare runini mu kugira icyo akora nawe. Hari icyo yavuzeho, hari uburyo yakoreshaga ubwo yagendaga afasha abarwayi, yakira abarwayi baje bamugana bafite intimba ku mutima bitewe n'ibyo bagiye banyuramo mu buzima bwabo bakiri bato, ariko ugasanga biracyabagiraho ingaruka mu gihe bitagenze neza, cyangwa se muri ka kazi dukora buri munsi mu rugo, igihe tutabanye neza n'aba bandi tubana nabo mu buzima bwa buri munsi tukabasha guhangayika. Yagiraga uruhare runini ubwo abarwayi bazaga bamusanga, abakarayenti, akabasha kubakira, akabaha umwanya, bakamubwira bya bindi byose biri ku mutima, nta binube, akabaha umwanya, ntibimubongamire kuba ari kubatega amatwi, ntababuze kuvuga bya bindi byose bashaka kumubwira. Byagaragaye ko byagiraga uruhare runini mu kubafasha, ndetse na n'uyu munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi biracyadufasha, igihe cyane wumva unaniwe, igihe wumva ushavuye, igihe wumva udashaka kuvuga, igihe wumva wihebye, nta byiringiro by'ejo hazaza, ariko hari impamvu yabiguteye kuba wacitse intege, igihe wumva ufite agahinda gakabije, ukabasha kubona umuntu wakwegera, ukabasha kubwira uko wiyumva, uko utekereza, ndetse ukabasha kumubwira na bya bindi byakubayeho. Byagaragaye ko bigira uruhare runini cyane mu kuba twabasha kuruhuka ku mutima. Sigmund Freud yakoreshaga uburyo bwitwa Free Association mu buvuzi bwa therapy. Therapy ni uburyo bwo kwakira umuntu waje ukugana arwaye, afite intimba ku mutima, ashavuye, ukabasha kumwumva, kumutega amatwi, akabasha kukubwira bya bindi byose byari bimuhangayikishije, wowe ukamuha umwanya. Ni ubuvuzi budasaba ya miti yo kwa muganga, inshinge, ibinini. Ubwo nibwo buvuzi yagendaga akoresha, agakoreshamo uburyo bita Free Association, aribwo buryo nyine bwo guha umwanya wa muntu akakubwira bya bindi byose bimubangamiye.
twakibaza ngo natwe se twaba dufite uwo muntu ushobora kutwumva? Birashoboka ko yaba ari inshuti, umuvandimwe, uwo mubana, umubyeyi, umwana, umuganga. Hari abaganga babihuguriwe bakora as professional, hari abakansala, hari abajyanama mu mitekerereze, hari abapsychologist, hari abatherapist. Abo bose bagira uruhare runini mu kutwumva ndetse no kudufasha tukongera tukagira imbaraga, tukagarura ubumuntu muri twebwe, tukongera tukiyubakamo icyizere. Ariko twakongera tukavuga ngo mu gihe wa muntu twabashije kubitsa, ya nshuti yawe wabashije kubitsa rya banga ryawe, ntibashe kuribika ahubwo ikagenda ku ruhande avuga ibyo wabashije kumubwira, bigira ingaruka mbi. Aho twahigira ko mu gihe umuntu aje akugana, wakagombye kumwumva, ukamuha umwanya, ukamureka akakubwira ibyo atekereza ndetse n'ibiri ku mutima we. Ntumubwire ngo ceceka, ngo ibyo byihorere, ndabizi, narabyumvishije. Oya, muhe umwanya umwumve, biruhura umutima kandi ubashe no kubika ibyo yabashije kukubitsa. Kuba yakugiriye icyizere cyo kukugana akabasha kukubitsa ibanga, nawe haranira kugumya kuba intwari yo kubika rya banga. Murakoze cyane. Nashishikariza buri wese kugira inshuti, ariko ukareba ya nshuti yawe, wa muvandimwe wawe, wa wundi wumva wizeye, cyangwa se muganga, ukamusanga ukamubwira bya bindi wumva bikubabaje, bya bindi byakubayeho, bya bindi wumva bikubangamiye. Bigira uruhare runini cyane mu kuba byagufasha kuruhuka ku mutima. Umunsi mwiza, ineza y'Imana ikomeze ibane namwe kandi muharanire kugira imitekerereze myiza n'amarangamutima meza, kuko ni ikintu kinini cyane. Bigufasha mu kazi kawe ka buri munsi, mu mibereho yawe ya buri munsi, mu mibanire yawe n'abandi, bikagira uruhare runini cyane mu iterambere ryawe ndetse n'iry'igihugu cyawe. Murakoze, dukomeje kwishimira kubana namwe.